Nshuti mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe slogan yacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gukirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi itambutse nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye kuza ikintu cy'igitutu cyangwa inkuru yatangiye kuvugwa ko uwitwa DJ Brian ndetse na Miss Muyango cyangwa Muyango Claudine ngo ibintu byabo byatangiye kuba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubushuti bwabo busa nkaho bwahagaze, ariko ibyo byose ni ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga, nta muntu ufite amakuru yuzuye kubera ko n'uwitwa Dekati cyangwa Kasuku tuzi ko bafite amakuru ya za ndani nabo baje ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ibyo bintu bari kubyumva ariko batarabona proof cyangwa batarabona icyabiteye. Rero abo ngabo badafite amakuru cyangwa Dekate, murabizi ko dukubita amakuru ya danje, ubwo rero abandi bantu nyine ni babikivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo tuba turamenya se aba bantu bapfuye iki. Rero tubasubije inyuma gato muribuka ko witwa DJ Brian ndetse na Muyango ari abantu b'inshuti cyane, ari abantu nyine babanye cyane birenze, kubera yuko uwitwa DJ Brian yaba Tesha yaba Muyango yaba Jihad muribuka ko ari abantu nyine b'inshuti cyane za hafi cyane kabisa. Rero niba uwitwa DJ Brian asa nkaho wenda yagiranye akabazo na Muyango, urumva yuko aba bose bafitanye ibintu baziranyeho, yaba ibyiza yaba ibibi, bafitanye ibintu byinshi bagiye bahishana nyine, kuko muribuka yuko ubwo uwitwa Muyango bamutotoraga ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko yatandukanye n'umugabo we Kimenyi Yves, muribuka ko DJ Brian ariwe muntu wazaga amuvugira. Rero bivuze yuko niyo situation uwitwa DJ Brian ayizi, azi imva n'imvano yo gushwana kwabo, kuko n'uwitwa Kimenyi Yves muribuka yuko yanavuze kuri DJ Brian, murabyibuka byose si ngombwa ngo umuntu agende abivuga, ko muribuka yuko nyine ubwo baziranye ibintu byinshi cyane. Rero niba uwitwa DJ Brian yagiye kuri YouTube channel yiwe akavuga yuko akavuga ati Kenisi uri umuntu mukuru uzi kureba kure, rero ibyo bintu byabaye igisobanuro kinini cyane, kubera yuko muribuka ko mu minsi itambutse nibwo uwitwa Kenisi yavuze yuko ubuhosta ari uburaya. Abantu benshi batangira kugarura ifoto ya Muyango, batangira kugarura abantu bahostinga babyita uburaya. Niba uwitwa DJ Brian yagaruyemo ako kantu avuga ko Kenisi areba kure, ubwo arabizi cyane kubera ko abantu ni inshuti cyane, ni psyche imwe, barakorana bakorera ahantu hamwe, bivuze yuko bifite igisobanuro kinini cyane kandi gikomeye. Rero ubwo witwa DJ Brian afite amakuru menshi kuri Muyango nawe afite amakuru menshi kuri DJ Brian, ariko igisubizo kirimo ntago ari ukubizana kuri social media, igisubizo kirimo ntago ari ukubizana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo umwe atotora undi atotora undi bavuge icyo bapfuye. Niba koko ibiri kuvuga ko batandukanye batakiri kubana neza, bose nyine batuza umwe agacukwe undi agacukwe, kandi si ngombwa yuko nyine umuntu ahorana, umuntu agendana, iyi minsi iraza nyine mugatandukana. Rero niba uwitwa DJ Brian yatangiye kuzana utunononsoro, atangira kumanyuraho gato aza kubisharinga social media, bivuze yuko biraza kuba bibi cyane, umwe navuga undi akavuga undi, biraza gusiga isura mbi imbuga nkoranyambaga cyangwa ku giti cyabo. So rero ntago ari ibintu dukeneye cyane kuza kwenjoyinga. Yego hari abakunda amatiko, hari abakunda gushyirana hanze, ariko si ngombwa, twe dutuze birangire bivugwe ariko nibize ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko witwa DJ Brian afite amakuru ari full kuri Muyango ndetse
n'uwitwa Muyango afite amakuru ari full kuri DJ Brian. Rero si ngombwa pe, ntago ari ngombwa kubizana kuri social media ngo abantu babyogoge tumushyirane hanze, ntago ari byiza. So rero njye nuko numvisha ako kantu kabaye kanini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndaza no kubumvisha uburyo uwitwa nyine Kasuku ngo aryamye kuri Muyango cyane, ndetse n'uwitwa DJ Brian nawe atashaka kuvuga kuri Muyango kwako nyine bari kuri level bagenda babiganiraho. Reka mbibumvishe muri buno buryo tuganira amakuru imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi turi kumwe. Reka dukomeze tubyumve muri bizahura kuri Muyango. Ariko se Muyango yakugize ati Muyango yagutumye kuvugira hano ntago azi kwivugira. Ndi kukubwira urabizi ko bitamunkuraho, ariko se birinda kumugukura muvira higi we nta muntu nyene ari kurege cutse. Mumbabarire tuvuge ku bindi, ariko abantu bataranga tubahaza tuzana abantu hano. None se umuntu utaranga kuza nibyo biri bo biranga se umuntu utari kuri iyi pano Jay, ndagusabye singeneye kuvuga ku izina ry'umuntu utaraha. Manzi kamwereke aho uzajya uhora nawe kamubwira umutinganye muri Brian arubise akavuga ngo barimo aravugira bose. Jay navugirwa nk'abantu igihugu. Jay, ngusabye ko ikintu bita umuntu bita Muyango atongera kuvugwa muri iyi platform. Cyangwa mumbwire mfunge nagushaka shyiramo request. Ndabasabye kandi Brian kumwumva mwana. Basha nimudufashe dutapote. Ntabwo ndi kumwumva, mwe muri kumwumva? Turi kumwumva. Uragapfa utanyumvishije barakagushyingura utanyumvishije. Ariko ntabwo ndi kumwumva bana. Sinari mbonye Tesha keza nzamurira Tesha ari kuvuga turi kumwumvira kuri ko turi kumwumva. Ndeho ubundi baganiriza umutinganye Brian bazanye n'umutinganye Tesha ndagasi noneho hagiye gushya. Ariko rekijajwa wera kuno kiba kigwendeka du abo batinganye babiri nabo bacura ngo muri comment bari kumbwira ngo baga Gombage. None se bari kuvugira kwa Brian Tesha ari kuvugira ndimo ariwe ko ntari kumubona ni network wabona iki mwana Jay nta muntu uzagukira kuva Brian yarakurije indege sha cyombarusha ese yuko ko atari barumvikana kabana cyomoka avuga ubusa iyaba utari kunyumva ntabwo ari kumukubije wacyohewe nabona nari nzamutse hano kugira ngo mbwire DJ Kasuku areke ngomeza kugusaza kandi twaribatirijwe pastor ataza kukumva uri gutukana ibyo bitutsi kandi ari byo Kasuku abashaka ngo umutukagure pastor atubone imboga mu menye atazanamenyera inombwa atazanagira ngo avuga kurusha abantu wabivuze ko pastor atazamumenyera DJ Kasuku koko mwihorere mbabadira Yokoza reka muhereze nukuri mwihorere DJ urabona Kasuku uraza gushiduka warakaye cyane mwihorere pe mbabarira umureke twishakire gift hano n'ubundi